Nshuti bakunzi mudukurikiye nk'uko mubibona nyine dukomeje kubereka ibyiza byinshi biri kubera muri Expo Ground, ahantu hakorerwa ubuhinzi, hagaragarizwa ibikorwa by'ubuhinzi ndetse n'ubworozi. Ahangaha kuri iyi stand turi gusura murabona yitwa DI Grow. Mu kanya tugiye guhura n'umuvandimwe adusobanurire byimbitse icyo ari cyo, kandi nizeye ko muri bwungukiremo byinshi, bityo bakaturangira n'aho bakorera kugira ngo ibikorwa byabo tuzabashe kubigeraho. Uyu mwanya nk'uko nyine tubimenyereye, David aracyahari nk'umwe mu basesenguzi cyangwa se mu bantu b'abahanga mu by'ubuhinzi, kugira ngo atwakirire uyu muntu maze tugire ikiganiro hagati yacu nawe. Murakoze cyane, murakomeza kudukurikira nk'uko bisanzwe, ikaze muri benshi. David, yes, uyu mwanya tugeze muri DI Grow. Turagira ngo rero aka kanya ukomeze n'ubundi nk'ibisanzwe, utubarize uko bimeze, uko bikoreshwa, ibyo ari byo, mbese abadukurikiye babisobanukire. Yego. Aha ndagushimiye cyane Joseph, nk'uko tumaze iminsi tubibwira abanyarwanda badukurikirana cyane. Aka kanya turi kumwe n'umuntu hano, tumusanze muri kampani bita DI Grow. Niba ariko bayita nibyo, ariko reka ntangire mwakira. Muraho neza? Muraho neza. Yego. Yewe bavugisha nitwa Gatimana David, umwagoronome. Turazi kubagana hano, ngatangira namwe Twakubuze. ukatubwira amazina, ukatubwira n'ibindi byanyu. Murakoze nk'uko tumaze kubivuga hano ni muri DI Grow, kuri stand yacu. DI Grow Seed Rwanda ni ikigo gicuruza ifumbire inyongeramusaruro. Iyo fumbire yacu uko muyibona ikaba isukika, kandi ikaba ari ifumbire iri organic. Ni ifumbire y'umwimerere. Ni umwihariko wanyu. Ni organic wacu. Iyi fumbire rero ikaba ikozwe mu kimera bita Acadian Sud. Acadian Sud. Murika egereza uwereke abakunzi bacu. Acadian Seed ni ukuvuga ngo ni urubuto, ni icyatsi kijya kuba mu bwoko bw'amarebe, gihingwa mu nyanja, hanyuma kikavanwa mu nyanja kigatunganywa. Hari ibyo tuvanamo ari icyatsi kibisi, kikiri kibisi, tukagikamuramo no fumbire y'icyatsi kibisi. Hanyuma kandi icyo cyatsi iyo kimaze kuma gikakurwamo iyo fumbire yindi turi kubona hano, ariyo fumbire y'umutuku. Yego. Bivuze ngo muri DI Grow dufite ifumbire, ni DI Grow nk'uko turi kubivuga, ariko ikaba iri mu mabara abiri atandukanye. Ibara rya mbere rero ry'icyatsi rifasha igihingwa. Bwa mbere dukeneye ko igihingwa cyacu gikura neza, kigakura cyibuka, kandi kigakura kigara, kigakura gifite imizi yashoye, kugira ngo gishobore gutungwa n'ibyo cyafashe mu butaka. Rero iyo imizi yacu yashoye, gishobora gukurura ihingwa ry'ibihingwa ku buryo bwihuse. Bityo rero igihingwa gikoresheje DI Grow gishobora kwihuta mu mikurire, ndetse no mu kwera kikagabanuka n'igihe cyashoboraga guhinga. bishatse kuvuga ngo rero iyo DI Grow yunganira andi mafumbire. Hanyuma dusubira inyuma gatoya, mwatubwiye ko icyo cyatsi gihingwa mu nyanja, kandi mutubwira ko ari mwebwe n'ubundi mugikura muri iyo nyanja. Ese mwatubwira iyo nyanja iherereye hehe? Dufite, navuga ngo ni imirima, kuko ubu inyanja igereranywa n'imirima kuri twebwe. Dufite imirima mu bihugu bitandukanye, kuko nyirizina inganda zacu ziri muri Malaysia. Ziri muri Malaysia. Niho inganda, dufite inganda nini cyane mu cyanya cy'inganda, umwanya mu cyanya cy'inganda hakorerwamo ino fumbire. Rero mu nyanja y'Abahinde niho harimo imwe mu mirima dukuramo Acadian Seed, igatunganywa, yarangiza ikagezwa ku isoko, hanyuma natwe tukabona hano. Yego rwose urakoze cyane. Hanyuma ngira ngo Jose urabyumva ko kugera duhindurira abantu. Yego. Ese ikindi kibazo
ese DI-Agro irakenewe yonyine iyo nta yindi fumbire yindi twakenera y'imvaruganda cyangwa se DI-Agro yaje nk'igisubizo ku banyarwanda kuko twari dufite ifumbire zindi dusanganywe zunganira abahinzi kugira ngo zizamure umusaruro wabo kandi natwe niyo ntego yacu ariko ikintu cyiza cyane twatangiriyeho ni uko abahinzi bacu bakoresha DI-Agro mu buryo bwo kongera umusaruro wabo kongera umusaruro bishatse kuvuga ngo umuntu ashobora n'ubundi gukenera DI-Agro ariko n'ubundi bitamubwire ko n'izo ngizo azikoresha ntabwo rwose bibuza gukoreshanywa bakoresha DI-Agro kandi DI-Agro ntibangamirwe wakoresheje izindi ni ukuvuga ngo DI-Agro akamaro kayo ni ukugira ngo umusaruro wiyongere kuko aho dukoresha DI-Agro mu bahinzi bacu bari bafite ikibazo cy'uko bakoresha za fumbire ariko bakaguma bafite kutihaza mu bihingwa byabo ariko uyu munsi abakoresheje DI-Agro bashobora kubona ibihingwa byabo bizamuka umusaruro wabo uzamuka ariko n'akarusho ubutaka bwabo busaza. Urakoze cyane. Ese hari ingero zihari z'abantu bayikoresheje kuko ukabona umusaruro byatanze, izo ngero zirahari? Tugiye dufite ingero zitandukanye, urugero dufite abahinzi b'umuceri bagiye bakoresha zino fumbire zacu kandi byatanze umusaruro, bagiye bava ku kigero cya 30 aho bari bakazamuka kuva kuri 30% kuzamuka kugera hafi kuri 100%. Bavuye ku musaruro babonaga bakoresha za fumbire zisanzwe bakongeramo DI-Agro igiciro cyayo barangiza bakazamuka umusaruro wabo. Twasanze rero umuhinzi ashobora kuzamura umusaruro we akaba nakugera ukikuba kabiri umusaruro kugira ngo badukurikiranye kano kanya babyumve ko iyi fumbire ntisanzwe. Nanjye nakubeshye bwa mbere igihe kandi bumva ko igiye tumwabikome ariko ari ubwa mbere njye numvise ifumbire by'ubwire ushobora kuba mumaze igihe kinini mu Rwanda. Tumaze imyaka igera kuri 16. Imyaka igera kuri 16 mukora mu Rwanda, dukorera mu Rwanda mu bice twose tw'igihugu. Biterwa n'iki ko abantu tudakunda kubamenya cyane? Bimeze bite ko bakunda kugaragara cyane? Dukurikije igipimo turiho ntabwo turagera ku rwego twifuza, kuko twifuza ko abanyarwanda bumva DI-Agro ku rwego rwo hejuru muri bwa buryo dukeneye ko abahinzi bacu bazamuka umusaruro. Rero twagize navuga ngo ibyo abahinzi bamenye amakuru ya DI-Agro, twagiye tugira bamwe abahinzi kandi nabo hagati yabo hari uko baherereye. Twebwe nk'abafatanyabikorwa ba DI-Agro dushobora kuyitanga, ariko none abahinzi hari abagiye bahishanya amakuru. Njyewe nkaba nyikoresha ariko nagera mu murima nkavanaho kano gashishwa inyuma nkakavanaho nkajya mu murima ngatera ifumbire yanjye, ariko mugenzi wanjye yaza yambaza nkamubwira nti impamvu ngewe neza n'akaboko k'umuryango. Abahinzi bagiye bahishanya amakuru hagati yabo, ariko n'uburyo twagendaga dutangaza dushaka ko bwiyongera cyane, ari nayo mpamvu twaje hano mu imurikabikorwa kugira ngo abanyarwanda barusheho kumenya no gusobanukirwa no kunoza. Niba narebye neza icupa ryawe ni litiro imwe, ese litiro imwe iterwa ahantu hangana iki? Wenda reka tubare mu buryo urabona abagoronome dukunda gukoresha ibintu byo biri mu mibare. Ese itera ahantu hangana iki? Niba wenda kuri hegitari, ese ishobora guterwa nko kuri hegitari yose cyangwa wenda tubwire muri rusange ahantu ushobora guterwa? Uko twabivuze, ino fumbire irasukika ariko iranafumbirwa. Litiro imwe ifite ubushobozi bwo gutera hegitari yose. Icupa rimwe rijya muri hegitari yose. Hanyuma tuzayikoresha gute? Tuzafata litiro 200 zose z'amazi dushyiremo ya litiro yacu imwe, niturangiza tutangira kuvomerera na ya fumbire yacu. Ese aho mutangire kuyikoresha nta ngaruka igira? Ingaruka wenda twa ikintu cyose burya iyo cyagiye mu nganda
bikagira n'ingaruka wenda zitagira mbese hari izo mwigeze mubona wenda cyangwa se ibyo twita challenge zagiye zibaho kuko twatangiye tubabwira no kumenya n'umwimerere ni ukuvuga ngo organique bivuga ngo na wa muntu ujya kuyitera ntabwo abanza kwivuga mu mazuru kubera ko ushobora no kurigataho nta kibazo rwose rero ntabwo navuga ngo hari ingaruka mbi twabonye ifumbire yacu ahubwo twabonye ingaruka nziza kuko abagiye bayikoresha ubutaka bwabo bugenda busazuka buri gihembwe cy'ihinga bugenda busazuka aho umuturage ashobora kunguka kuri 30 ijana kuzamura ariko iyi sezi ikurikiyeho akazamuka akaba yagera kuri 60. nta ngaruka mbi twabonye ahubwo twabonye ingaruka nziza ari nayo mpamvu twakomeje gukomeza kubwira abaturarwanda ubwiza bw'ifumbire kugira ngo babashe kuyikoresha kuko ifite akamaro kenshi cyane umuhinzi azabona ubutaka bwe buzashobora gukira bwongere byibure kugaruka dushaka ko bugarura umwimerere wabwo hanyuma icya kabiri umuturage azabona icyo akeneye mu buhinzi akeneye gutanga amafaranga mu byo akora by'ubuhinzi bwe ariko akeneye no kubona umusaruro akihaza agasagurira n'amasoko. Urakoze. Ese nta bindi bintu wenda bifite gusa kuko ni ukuvuga ngo hari ibyo tugira bikunda kugabanya umusaruro byitwa ibyonnyi. Ese nta bintu by'amapesticide bifite imiti wenda ishobora kuba yakunganira iri organique nk'uko mwibanda ku iri organique ese yabihari? Ntabwo kugeza ubu ntabwo dufite imiti yunganira mu bijyanye no gufasha kurinda ibyonnyi ku bihingwa ariko igitangaje ni uko muri no fumbire yacu ubu hongerwa ubudahangarwa uko ikoze yongera ubudahangarwa bw'igihingwa bivuga ngo uko igihingwa cyakoreshejweho DI-Agro cyatakwa bitandukanye n'uko igihingwa kitakoreshejeho DI-Agro cyatakwa kuko twasanze DI-Agro ifite ubukire muri yo ibyo igihingwa gikeneye mu bukeya n'ibyo gikeneye mu bwinshi. Iyo tuvuze ko gifite ibikenewe mu bwinshi urugero iyo umuntu agiye guteka ibyo kurya ushobora gufata ikiro cy'ibirayi ukagishyira mu isafuriya ugateka ariko ntabwo ufata ikiro cy'umunyu ugishyira mu isafuriya ahubwo ufata umunyu mukeya n'amavuta make ukaba ari gishyira muri ya safuriya ariko ikiro cy'ibirayi ugashobora kukirya. Rero DI-Agro irimo ibikenewe mu bukeya ku gihingwa no mu bwinshi kugira ngo urakoze cyane. Hanyuma ikindi kibazo kimwe mfite ese tumenyereye hano mu Rwanda iyo dufumbira igihingwa gifumbirwa kikigira mu butaka wenda ari urubuto ese iyi DI-Agro yo ikenerwa ryari ishyirwaho ryari ese nayo mbega utubwire muri rusange igihe niba wenda itangira n'urwo rubuto cyangwa se niba unayishyiraho ari ubwo igihingwa cyazamutse watubwira. Igihingwa cyacu rero nk'uko twabivuze ko dukeneye ko kirya ibigihagije gikeneye kurya kigitangira guhinga igihe twagiteye mu butaka kikazamuka mu butaka tubara hagati y'amababi 3 n'5 byibure kugira ngo igihingwa gitangire kubona ya fumbire yacu y'icyatsi kibisi nk'uko twavuze. Hanyuma iki cyatsi kibisi tugitera kabiri kuri fuso icyo kikiri gitonya cyane dushyiraho ifumbire hagashyira ibyumweru 2 cyangwa 3 bitewe n'ubwoko bw'igihingwa tukongera tugasubirayo tugashyiraho cya cyatsi kibisi cyacu hanyuma nanone bya byumweru 2 cyangwa 3 byashira bitewe n'igihingwa nk'uko navuze tugasubirayo tugashyiraho noneho ya fumbire y'umutuku kubera ko navuze ko bifite imimaro ibiri cya cyatsi kiri bukuze igihingwa cyacu kizamuke vuba cyihuse kimarane kugira ngo kigire amashami azadufasha kubona umusaruro cyangwa kigabe imizi kugira ngo tubone uko tuzabona ibisarurwa byo hanze. Rero nitumara gushyiraho ariko tuzakenera n'ibituma imbuto zacu niyo mpamvu tugaruka tugashyiraho umutuku kugira ngo ururobo rwacu turugumane rwo guhumuka ku giti cyangwa kugira ngo niba ari ibishora hasi tubigumane bishore kure kandi bibe bimeze neza bifite ubuzima. Rero iyo tumaze gushyira umutuku tuwushyiraho nawo inshuro 2 hanyuma tugategereza isarura ibihingwa byacu bikaba ari byiza mu musaruro mu bwinshi bidafite ibihuhwe bimeze neza kandi n'uburemere bw'imbuto twakuyemo buba ari bwinshi biraremera. Rero Jose Karame
abantu twabadabagiye cyane twabashyize igorora nicyo cyatuzanye. sinzi niba wenda hari ikindi kibazo wenda waba ufite, hanyuma ndabizi nawe ntabwo ujya wiburiza. David urakoze cyane, ndashima uyu mwanya. Reka hari utubazo tw'amatsiko nakomeje kugira mu kiganiro nagiranye n'uyu mubyeyi, ariko ntabwo nagenda ntabimubajije. Iyi fumbire mu by'ukuri ni ubwa mbere nanjye nyibonye. Ese ifumbire tuzi ko akenshi ziterwa mu butaka, none we utubwiye ko iyi fumbire ifungurwa, bivuga ngo ishobora guterwa mu mazi ishobora guterwa n'ipombo nk'uko batera imiti mu myaka ku mababi cyangwa bafuhera ku butaka. Sobanurira abadukurikiye kugira ngo nabo bazamenye uburyo bazajya bakoresha iyi fumbire. Yego murakoze. Iyi fumbire nibyo koko irasukika, hanyuma tukayifungura tugashyira mu ipombo kugira ngo dushobore gutera ibihingwa byacu. Ibihingwa byacu tubitera iyi fumbire mu gitondo cya kare, dutera ku mababi, twibanda ku gice cyo munsi ku mababi, kubera ko nk'uko twebwe umubiri wacu ufite utwengeruhu n'ibihingwa byacu bifite ibyo twita stomach zishobora gufasha igihingwa kwakira ibyo kiriye biturutse ku mababi. Rero izo stomach zifunguka hakiri kare mu gitondo cyangwa ku mugoroba izuba ryarenze, kuko izuba iyo ryatse stomach zirifunga, bivuga ngo ntabwo igihingwa gishobora kurira mu mababi zifunga. Natwe dushyiraho ya fumbire rero mu gitondo hakiri kare kugira ngo zigifungutse zasame zimire ya fumbire, ari nayo mpamvu igihingwa cyihuta vuba, kuko zirakinywa zigahita zihutisha muri twa tuntu dutoya cyane turi ku tubabi tumeze nk'imitsi, hanyuma igihingwa kikayifata vuba, bigatuma n'igihingwa gikura vuba. Yego urakoze cyane. Ikindi kibazo nari mfite ni iyihe specification y'igihingwa gishobora kuba gikorana byoroshye cyangwa byihuse n'ubu bwoko bw'ifumbire? Tuzi ubundi bwoko bw'amafumbire n'uburyo akoreshwa, mwakomeje mutubwira n'icyo abahinzi bayungukiramo. Mu kanya muraza no kubwira abadukurikira cyangwa bazareba iki kiganiro aho bagenda basanga iyi fumbire yanyu, kuko twabashe kubagerera aho batabashe kugera hano muri Expo aho mwagaragarije ibikorwa byanyu. Tubwire nibura specification y'ibihingwa uretse ibingibi turi kubona ku bishushanyo, umuceri, amashu, imboga n'ibindi. Ni ubuhe bwoko buri bwiza iyi fumbire yabera nziza cyane kurusha? Murakoze. Ikintu gitangaje iyi fumbire yacu tuyita zahabu y'abahinzi, kuko ni ifumbire ikora ku bihingwa byose dufite hano mu gihugu, yaba imbuto, amatunda, ibinyomoro, amacunga, indimu, yaba imboga z'ubwoko bwose. Hanyuma twagera ku mboga zikagira umwihariko ko dukoreshaho ino fumbire y'icyatsi kibisi gusa, kuko dukeneye ko zizamura amababi gusa, ntabwo imboga zo zigira imbuto. Hanyuma dukeneye kuyikoresha, tuvuze mu mboga, dukeneye kuyikoresha mu binyamisogwe, mu binyampeke. Iyi fumbire ikora ku nsina, ikora ku ibintu byose tuhinga mu rwego rw'igihugu, imyumbati, ibirayi, ibijumba, hose ino fumbire nta na hamwe idashobora gukora. Nta na hamwe idashobora gukora. No mu ndabo ku bakora ubuhinzi bw'indabo. Icyo kintu nicyo nari ngiye kukubaza mu kanya. Urabona turi muri Kigali, hari abantu baba bafite amajaride yabo meza, bafite ubwoko bw'indabo butandukanye, baba bifuza ko bwanakura vuba, bivuga ngo nabo iyi fumbire bashobora kuyikoresha mu buryo bworoshye. Yego rwose, kuko dukeneye ko za ndabo zihuta zigatanga umusaruro vuba, nabo bakazijyana ku isoko vuba. Ino fumbire idufasha kuri za ndabo zacu yuko zikura zifite icyatsi kibisi cyiza, ku buryo abazibona bazishimira, kandi twabivuzeho cyane ko ari organique. Yego, wabwira abadukurikiye turi kubona uburyo package yayo iteye. Harimo ndi kubona litiro imwe, nkabona mililitiro 250, nkabona akajerekani ka litiro 4. None iyi fumbire cyangwa se iyi organique yanyu igura gute? Igiciro kuri litiro nibura igura gute? Nk'uko twari turimo tubivuga, dukurikije ko tuyita zahabu, n'ubundi igiciro cyayo ntabwo kiri hejuru. Aho dufite package mililitiro 250, tukagira litiro, tukagira na litiro 4. Izi zose iyo duturutse kuri mililitiro 250 igura 6,720. Hanyuma litiro imwe ikagura 7,220.
ibikosi. urakoze cyane. Hanyuma ikindi kibazo nakubaza, iyi litiro imwe ishobora kuvangwa mu ngano amazi angana gute? Ese yaterwa ku buso bungana gute? Niba sinzi niba mwakidusubije ariko mwagisubiramo nta kibazo. Nta kibazo twagisubiramo. Litiro imwe y'amazi, litiro imwe y'ifumbire iterwa kuri hegitari imwe dukoresheje litiro 200 z'amazi. Litiro 200 z'amazi. Yego. Aha. Dufata litiro 200 z'amazi tugasukamo litiro imwe y'amazi tugatera kuri hegitari yose. Yego, murakoze cyane. Ikindi wenda nabasaba ni ukumenyesha abadukurikiye, kubwira abadukurikiye aho iyi fumbire yanyu bayisanga mu gihugu, kuko dufite abantu batandukanye mu nce zitandukanye z'igihugu, mu burasirazuba, Cyangugu, amajyaruguru ndetse amajyepfo. Mwabarangira nk'ahantu iyi fumbire bayikura bijyanye n'aho baherereye? Iyi fumbire dufite ibice by'igihugu dufitemo abafatanyabikorwa ba DI Agro, yaba ari Rusizi, yaba ari Musanze, kandi noneho by'umwihariko tukaba dufite icyicaro Nyabugogo hafi ya City Valley ku nzu ya Family House muri flo ya mbere. Hanyuma kandi mushobora kuyibona muhamagaye kuri telefone. Yego, iyo telefone mwayitanga? 0722 dushobora kuyibagezaho mu buryo bwiza. 02 subiramo rimwe 02 0722 iri kuri WhatsApp. Rero turabashimiye cyane. Twebwe turi icyo nakita igitangazamakuru gikorera kuri murandasi. Ubutumwa tugiye kubatambukiriza ni ukugira ngo abahinzi, aborozi aho bari bagende babona ibyiza byinshi bateganyirijwe, bareke guheranwa cyangwa umusaruro rusange ubabana mukeya, kandi mu by'ukuri hari abantu mwamaze kubagenera byiza byinshi byabafasha kongera umusaruro. Yego, murakoze. Abahinzi nibaze bakoresha DI Agro, natwe turahari kugira ngo tuyibagezeho mu gice cyose cy'igihugu, kuko usibye no mu Rwanda no hanze y'u Rwanda tuyigezayo mu bahinzi baho bayikeneye. DI Agro. David, nkurikije icyo umutumirwa amaze kutubwira, ndumva hari icyo ufite cyo kurenzaho? Icyo mfite cyo kurenzaho nuko njyewe ibyo turagonone ariko sinkunda ibintu biri chimique cyane. Yego. Kandi noneho ifumbire twe tumenyereye imborera cyangwa se tukamenya n'izi ziri chimique zisanzwe, ariko noneho hiyongeyeho akandi kantu k'akarusho, noneho iri organique kandi kanongera umusaruro cyane mu buryo bwihuse. ku buryo abakozi bacu zashize twavuga ku bintu by'ibirayi. Yego. Ku birayi ushobora gushyiraho bikaba byakwikuba inshuro 3. kandi mubishe ko n'ibiciro byayo ntabwo bihanitse mu by'ukuri. Yego. niba agacupa kamwe k'ibihumbi 50 kajya kuri hegitari yose, hegitari ijya ni nini, kandi hegitari tuvuge wenda tuba duteganya ibirayi hegitari 20 n'urugero, dushobora kwikuba gatatu twaba twagira hegitari 60 birashoboka. Urumva ko ni agashya, ni ibyiza byinshi biteganyirijwe umuhinzi w'umunyarwanda kugira ngo tubashe kwihaza mu biribwa. Mbese navuga ngo baje gutanga umusanzu wabo mu kwihaza mu biribwa. Turabashimiye nabo. Turabashimiye cyane. Yangwa amazina yawe? Amazina yanjye yitwa Irene Uwamahoro. Irene Uwamahoro. Turabashimiye rero. Urabona hano byoroshye kugira ngo winjire ibintu byose ubona bisaba, ariko iyo ugize amahirwe y'ino ukabona winjira ahantu ushimira Imana. Rero turashimira Imana ko rwose
twabashije guhura n'abantu kandi bakaduha ibintu bishyashya tutari tuzi, bazi no kuganira David, bazi no kuganira kandi ikindi basobanura n'ibintu bazi. basobanura ibintu neza uko biri rwose. Urakoze cyane. Rero ndumva urugendo ruracyari rurerure, turacyakomeje ariko mwaduhaye kontakiti yanyu turayifite, hanyuma bibaye na ngombwa turaza kubahana turaza kubereka ikiganiro tuba twagiranye kugira ngo namwe mugisangize n'abandi benshi. twaza rero kukibohereza namwe rero mukakigeza ku bandi mu buryo bworoshye, bakarushaho kumenya ibi bintu byanyu mukora. Turabashimiye cyane, mugire umunsi mwiza.